byose babihinduye babivuguruye. muri kubona ko muri uyu mushinga maze kubikuramo arenga, nubwo tukiri kuyimayininga, maze kubikuramo arenga amadolari 10.53. ni ingenzi cyane gutangira kumayininga, kandi ndizera ko bizagira umusaruro. ndizera ko umushinga ari ubuntu, kubera icyo utatangira. Hello guys, reka twongere dusuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu. Nkuko bisanzwe video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko project zo kumayininga ndetse n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose wakoresha kugira ngo ukorere amafaranga kuri internet. Ngiye muri kubana nitwa Vumbura. So uyu munsi rero nk'ibisanzwe nkuko n'ubundi dusanzwe tumayininga uyu mushinga wa Delta, bari kutubwira ko baduhaye version nshyashya, version ya 2.00. iyi application dushobora kuyisanga kuri Play Store. hari ibintu bagerageje guhindura, kandi ntekereza ko ukwiriye kumenya kugira ngo ukore mining cyangwa se ucukure izi coin z'ubuntu, uzi aho umushinga uri kuva naho umushinga uri kujya, ndetse n'impinduka zigenda zibamo uzajye ugenda uzimenyeshwa kugira ngo ntihazagira akantu na kamwe kagucika. Murarizi neza ko muri crypto y'akantu kamwe kagucitse cyangwa iyo hari amakuru utabonye, sometime ibindi byose nyine hari igihe usanga ibyo kure byose bibaye zero, ugasanga hari condition cyangwa se akantu kamwe utakurikiranye ngo ukuzuze, ugasanga nyine bibaye ikibazo. So izi point uko ari enye ngiye kugerageza kuzinyuramo nzibasobanurire neza kugira ngo muzumve. ni ukuvuga ngo point ya mbere yitwa redesigned UI UX to significantly optimize user experience on Delta. ni ukuvuga ngo ibyo twakwita user experience, ni ukuvuga ngo UI bisobanura user interface. iyo tuvuze user interface, icyo ugomba kumenya ni amabuto dukandaho nyine turi kuva ahantu hamwe cyangwa se kuri page imwe tujya ku yindi, nari amabara ubona agenda ahindagurika buri uko uvuye kuri page imwe ujya ku yindi. ni royalty cyangwa se imigaragarire y'urubuga uko ruteye, uko turubona nyine n'amaso yacu, ndetse n'andi mabuto menshi. ibyo ni byo twakwita nka user interface, ariyo bita UI. rero ibi ngibi byagerageje gukorwaho, hagira ibintu bimwe na bimwe bihinduka. ngira ngo turaza no ku-updatinga mu kanya application turi kumwe kugira ngo murebe uko bikora. hanyuma mbere y'uko nkomeza kuri UX nayo mumenye icyo ari cyo, nakubwira ko nimba ukeneye gukorera amafaranga y'ubuntu menshi ahagije, ngira ngo ibyo narabibabwiye ko hari project bafitiye. ugenda urebe video zacu zabanje. project bayita Gmail Farmer, no gukora ama email. nababwiye n'uburyo mushobora gukorera amafaranga menshi atarangira ku munsi, ukaba umeze nk'umuntu uri gukorera umushahara kandi ukorera online. ntago iriya business isaba igishoro, isaba nyine kuba uri tayari ukeneye amafaranga hanyuma ugakora. ikindi, umuntu mushyashya nabonye ari abantu bashyashya bari kuza kuri iyi channel bakeneye kumayininga, hari amafaranga makeya tugenda dukura mu cyo bita USCT. hari amafaranga makeya ejo bundi tuzakura mu byo bita kuba abakiriyeta muri iyi projet. hari n'andi mafaranga tuzakura muri za coin baduha twamayininze. nimba uri mushyashya ukeneye kumayininga, turashyira link muri comment no muri description. uyikeneye ugende urebe uko ibintu bikorwa, utangire gukora, ukorere coin zawe cyangwa se ukuremo n'amafaranga. nabyo birashoboka kuko tujya tubereka turi kubikura, byo bibaho. hanyuma reka dukomeze kuyo bita UX biravuga ngo ni user experience. no kuvuga ngo uburyo bworoshye koherezamo amafaranga, uburyo bworoshye ushobora gukoramo wallet kuri projet, ndetse n'andi mategeko agenga urubuga akarushaho koroha. ibyo ni byo twakwita nka user experience. ibyo rero nabyo bagerageje kubikoraho kugira ngo buri wese uri gukorera muri iyi projet birusheho kumuryohera, birusheho kumugendekera neza. muri make ibintu byose bihinduke uburyohe. hanyuma ubwo point ya mbere turayisobanuye.
y'ibyo bagerageje guhindura. Point ya kabiri niyo bita improved DAP like one pass and DNUs. ngira ngo murazi ko hari icyo bita one pass naragisobanuye nabakoreye video, abantu bakeneye kuyireba mwajya kuyireba. Hari n'ikindi gice bongeyemo bita DNUs, aricyo kizaba kirimo n'ibintu bijyanye na content creation, nabyo nabakoreyeho video mwagenda mukayireba. Hanyuma ibyo nabyo bagerageje kubivugurura, uburyo byagaragaraga, uburyo byakoraga kugira ngo birusheho gukora neza birushijeho. Go one pass nabakoreye video, DNUs nabakoreye video, aho ngaho ntabwo turi buhasobanure cyane, ahubwo ikindi kintu turi busobanureho nabyo bitari cyane, a new advertisement channel added in USCT mining. Nubwo hari icyo bita USCT mining, ndaza kubibereka mu kanya turi muri practice cyangwa muri pratique. Turaza gusangamo ko hari ubundi buryo bwo kwamamaza bongereyemo buzajya budufasha gukorera amafaranga. Twari dusanzwe dukorera amafaranga mu cyo bita ads, mu cyo bita time wall, n'akandi kitwa ayeti, ariko bari kuvuga ko hari indi advertisement channel bahizemo. Ubwo nitumara ku updating application wenda turaza kubibona. Hanyuma katuvuge kuri point ya nyuma, ese ikintu bita API murakizi? Ndashaka kubasobanurira API. Irega ibintu bya technology mugomba kubimenyera hano, keretse nimba abantu bamwe na bamwe mu mutari interested kudukurikira. Baravuga ko point ya nyuma, a new API added so user can update document samples for KYC preludes. No kuvuga ngo ijambo bita API n'ijambo bita KYC nta muntu utabizi. KYC biravuga ngo know your custom. Okay, ku kijyanye na KYC ntabwo tubitindaho, turaza kubibabwira muri details. No KYC no buryo utanga amakuru muri system kugira ngo umenye ko uri umuntu, nyine utanga amakuru ukoresheje ibyangombwa byawe kugira ngo ube uri umuntu ukoresha iyo konti, nyiraga ibyo murabizi. Hanyuma API rero biravuga ngo ni application programming interface. Ni ukuvuga ngo ngiye kubasobanurira amagambo make kugira ngo mubyumve. Application programming interface ni ijambo, ni mu buryo burambuye, ariko API mu magambo make kugira ngo tubyumve neza, reka twifashishe urugero wenda nka restaurant cyangwa restaurant. Umuntu aje muri restaurant cyangwa aje mu kabari, atumije ibyo kurya, hari mucoma, hakaba n'umuseriveri. Umuseriveri azajya kubaza wa mukiriya uje mu kabari icyo ashaka. Hanyuma umuseriveri namara kubaza umukiriya icyo ashaka, azahita ajya kuri comptoir cyangwa se muri kitchen, nimba ari ibyo kurya cyangwa icyo kunywa, ajye gukoresha commande kuri mucoma cyangwa ku muntu ukora kuri comptoir. Hanyuma commande namara kuyikora, agarure bya bintu abizanire wa mukiriya. No kuvuga ngo API muri abo bantu batatu nkubwiye, API ni umuseriveri. Ngo API ni igice gihuza izindi mpande ebyiri kugira ngo zibashe gusharinga cyangwa se gusangira amakuru runaka. Sinzi nimba muri kubyumva neza. Niyo mpamvu rero iyi API ni KYC bigomba guhura. Ngo hari platform cyangwa hari urubuga rugomba kurisivinga amadokima yacu, ariko hari n'undi rubuga rugomba kuyasuzuma, hari naho bigomba guhurizwa. So ikintu kizahuza ibyo bintu byose ndi kubabwira nicyo bita API. So ubwo ndumva ijambo bita API aho uzahura naryo hose uzasobanukirwa. Ubwo reka twigire muri pratique. Muri pratique rero turaza kuba duhera mu updating application, kuko nimba hari ibyo bahinduye muri application, hari biba byahindutse muri rusange. Turatangirira muri Play Store aho tudownloadingira ama application, hanyuma tuze kuri buto ya search. Niturangiza tuzamuke hariya ruguru ahangaha muri kubona batayipingira, then twandikemo ibi ngiye kukubwira, turandikamo delete kuko application iri muri Play Store, ibyo murabizi. Hanyuma nibimara kuza turakanda hano. Okay, hanyuma niturangiza dukanda hano handitse ngo delete mining app. Hanyuma what the hell, turahita tubigeraho neza 5 kuri 5. Turaza guhita tureba ijambo bita update,
turikandeho kugira ngo application yacu tuyi-updating, hanyuma niturangiza tuyifungure tujye kureba ibyo bagiye bongeramo koko nimba ari byo kandi biri gukora neza. Muri kubona ko application yacu irangije kwidownloadinga. Hanyuma icyo tugiye gukora right now, tugiye gufungura app yacu. Murabona ko ihita itujyana cyangwa se igenda ikatugeza hamwe dukorera mining. Okay, very nice. Muri kubona ko interface yahindutse cyane, ibintu byose biri gusa ukundi kandi biri kugaragara neza. Okay guys, hanyuma rero kugira ngo turebe ubwiza bw'uru rubuga cyangwa se bw'uburyo bahinduyemo ibintu byose, hano dufite ibintu byinshi dukwiriye gukora, kubakoreraho amavideo. Reka duhere ku gice cya wallet, ntago ari uko gisanzwe kigaragara, reka tugikandeho hanyuma turebe uburyo kigaragara. Okay, uri kubona ko iki gice kiri kugaragara neza cyane, aho ushobora kubikura amacoin ukoresheje ama blockchain menshi atandukanye ajya kugera mu 8. uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Tukigarukira inyuma tukareba kuri iki gice cya kindi dukuramo USDT, tukagikandaho tukareba. Muri kubona ko noneho ushobora kureba ama advertisement, ukishyurwa bya bindi dusanzwe tuzi aribyo bita ads cyangwa se aggregate points. Ngira ngo uri kubona ko hano haba hari ama task y'ibyo ugomba gukora, kugira ngo ukorere amafaranga. USDT imwe ingana na USDT imwe. Muri make hano ukorera ama point, ayo ma point ukayahindura amafaranga. Ngira ngo icyo kintu muri kucyumva neza, abo twatangiranye umushinga n'abandi bashyashya nzagenda mbibasobanurira akantu ku kandi ku completing a task. Muri kubona ko hano hari ama task tuba dusabwa gukora, Taimoro, Ayeti, Playtime, ibi byose babihinduye, babivuguruye. Muri kubona ko muri uyu mushinga maze kubikuramo arenga, nubwo tukiri kuyimayininga, maze kubikuramo arenga $10.53. Ni ingenzi cyane gutangira kumayininga, kandi ndizera ko bizagira umusaruro. Ndizera ko umushinga ari ubuntu kubera icyo utatangira kano kanya. So uri kubona ko referral program yahindutse, iri kugaragara neza cyane, abantu bari direct, abantu bari indirect. So muri kubona ko na ya graph kumwe twajyaga tuyibona, ibintu biri kugenda bigaragara neza cyane. So n'uburyo bwa security nabwo babukozeho riraka, usibye ko bwo batabukozeho cyane, ariko nakubwira ko buri kimwe ahangaha cyahindutse. Mujye musome ibindi aho mudasobanukiwe, mujye muri comment mwandike ikibazo mufite, ndetse ndizera ntashidikanya ko tugomba kuzabasobanurira ibintu bikagenda neza. Turi kumwe rero. Iyi video reka nyihinira ahangaha, gusa muri kubona ko amata agenda agerageza kubyara amavuta, kandi ibintu byose tubikora ku buntu. So abo twabanye kugeza ahangaha, umuntu wese twabanye kugeza hano, ndagira ngo mubwire ngo uri umufana wanjye. Bibaye byiza nk'umuntu w'umufana wanjye, wanankorera share kuri stati yawe, muri WhatsApp group yawe, kugira ngo nanjye niterere imbere, kuko nanjye mba nguhaye amakuru y'ubwenge kandi nta kintu mba nkwishyuje. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, naho muri video z'ubutaha. Ciao.